Hi, I'm Andy, founder of GABA. In GABA, our mission is to make wellness accessible and inclusive for all of us. It's December, almost the end of the year, and for many of us, this year has been long and challenging. Maybe you have faced a failure this year. Maybe you have lost your discipline. Maybe you're battling a habit that's stopping you from success, or you're looking forward to becoming the better version of yourself. GABA is bringing you a 30-day program called From Struggle to Strength. You'll be accessing online sessions including mental health, nutrition, physical wellness. This will be in partnership with different wellness experts like Solid Minds, like La Pervenche Nutrition, like the Health Hub, and many other more. If you would like to be part of this program, comment below and write "Be Better," or DM us or WhatsApp text us on this number below, or just visit www.gaba.rw/program. Let's end the year healthy and stronger. Murakaza neza kuri YouTube channel Officiel Dinoro nk'ibisanzwe, aho dusanzwe tuganira ku makuru agiye atandukanye by'amare byo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'umuhanzi w'umunyarwanda wanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Nta wundi ni Andi bumuntu. Uyu musore bakivuga izina Andi bumuntu wumva ubwiza, indirimbo nziza n'ibindi bintu bitandukanye. Dore ko uyu musore ari mu bantu bahagoje imitima y'abari b'u Rwanda mu jwi, mu bwiza, mu ndirimbo no mu bikorwa akora. Amazina nyakuriswe n'ababyeyi Andi bumuntu ni Kayigi Andi. Ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bafite impano ikomeye mu njyana ya Afro Soul, R&B na Neo Soul. Azwiho ubuhanga mu guhanga indirimbo zifite amagambo yuje ubusizi, akenshi zigaruka ku rukundo, ubuzima n'imibanire hagati y'imiryango n'urukundo. Amateka y'ubuhanzi n'indirimbo ya mbere yakoze igakundwa, bigatuma abasha kwisobanukirwa uwo ari we. Andi yatangiye urugendo rwe rw'umuziki akiri muto, aho yamenye ko afite impano yo kuririmba. Afite imyaka 11 mu mwaka wa 2012 yashize itsinda ryitwa Oxymoron, baririmbaga mu bigo by'amashuri. Nyuma y'imyaka 4 mu mwaka wa 2016 yasohoye indirimbo ye ya mbere yaje gukundwa n'abanyarwanda. Iyo nta yindi yitwa Ndaje. Iyi ndirimbo niyo yatumye abasha gukunda umuziki ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo amashuri yize n'ibintu akora ko uyu musore adakunda kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe, cyangwa aho yagiye gukora ibiganiro gakunde kubigaragaza. Ariko nk'uko bikunzwe kuvuga, uyu musore bikunzwe kuvuga ko yize electrical engineering. Dore ko aka kazi mu Rwanda kugakora bisaba kuba warize. Uyu musore birumvikana amashuri yize arahagije, nubwo yava mu muziki hari akandi kazi afite ku ruhande kamutunga. Ushobora kwibaza ngo ese ko uyu musore yamamaye ku izina rye ry'ubuhanzi Andi bumuntu cyangwa se Kayigi Andi mu gihugu cy'u Rwanda, ni izihe ndirimbo yakoze zikamamara zikagera hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda ndani zigakundwa no ku isi hose muri make? Andi bumuntu afite indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, zirimo Ndaje yasohoye mu mwaka wa 2016, Mine mu mwaka wa 2017, Mukadata, On Fire yasohoye mu mwaka wa 2019, Valentine yasohoye mu mwaka wa 2020. N'izindi ndirimbo zitandukanye harimo nka Appreciate, Intego, Nzagukumbura, Fire, n'indi ndirimbo yasohoye mu mwaka wa 2024 yitwa Woman on My Dream. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane n'abanyarwanda. Birumvikana ko iyi niyo ndirimbo iheruka gusohora. Uyu musore Andi bumuntu yigeze gukora ikinyamakuru, aho yaje kukivamo akagana mu nzira y'umuziki ibyo yahozemo. Indirimbo zigaragaza ubuhanga bwe, guhuza amagambo yuje ubusizi n'amajwi atuje arimo amagambo y'urukundo, akanyamuneza. Zifite ubutumwa bwiza ku rubyiruko, ku bakuze n'abantu bari mu rukundo. Imishinga Andi bumuntu yakoze mu Rwanda cyangwa se ubufasha yakoze. Andi bumuntu ni umuhanzi mwiza wita ku mibereho myiza y'abandi. Mu mwaka wa 2014 yatangije umushinga witwa bumuntu initiative.
ugamije gufasha abana b'abakobwa batishoboye kubona amafaranga y'ishuri. Kugeza ubu uyu mushinga umaze gufasha abana batari bakeya basaga abana 14 kwiga, abenshi muri bo barangije amashuri. Uyu mugabo ntitwasoza tutababwiye ibindi bintu bikorwa akora muri leta. Uyu musore arakaze mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2024 andi umuntu yahawe inshingano na UNICEF zo kuba advocacy champion mu Rwanda, aho ashinzwe kwamamaza uburenganzira bw'abana, uburezi, ubuzima bwo mu mutwe, kurwanya imirire mibi no guteza imbere isuku aho dutuye ku mubiri. Icyakora ni nka ya gahunda y'Abanyarwanda, isuku n'isukura ku mubiri aho turi hose. Amakuru ku babyeyi be, uyu musore ntabwo ajya akunda kuyagaragaza mu bintu bya showbiz. Uyu musore akunda amahoro, kuganira, agaseka, dore ko aseka neza. Byahogoje abakobwa benshi bo mu Rwanda. Uramutse uvuze ngo uramutse uje ukabaza mu Banyarwanda ati nuvuye muhanzi mwiza, ufite isura nziza, ijwi ryiza, indirimbo nziza, bakubwira nk'andi bumuntu. Niba hari byinshi wifuza kumenya ku bandi bumuntu utakubwiye muri ino video, wakandika muri comment. Wowe wari uri aha ngaho usanzwe kuri YouTube channel warakoze sub, ndagushimiye. Wowe mushasha wiyunze kuri uyu muryango wo kujya tumenya amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo, n'amateka yaranze igihugu cyacu ndetse n'andi mateka yaranze ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndagushimiye kuza muri uyu muryango kuko hari byinshi tuzigezaho, amateka utaruzi uzayamenya.